nshuti mwene data, hari ikibazo gikomeye Imana itubaza, nanjye ubwanjye nibaza, ese nawe ubwawe ushobora kuba wibaza, Uwiteka abaye agarutse uyu munsi waba uhagaze he? Kugaruka k'Uwiteka ushobora kuba ari ugupfa kwawe k'uyu munsi, mbese kurangira kwa buri wese, kuko icyo gihe nta kindi gihe uba ufite inyuma cyo kuzahindura ibyo utahinduye. Hari inzozi nahawe muri iyi minsi zatumye nibaza cyane kuri iki kibazo. Ndavuga ngo reka tubiganireho, n'ukuri buri wese yumve aho ahagaze, kandi n'ukuri Uwiteka araje vuba kuri wowe se, kuri njyewe, bitewe n'igihe cyawe. Bavandimwe, ikibazo gikomeye ni uko n'ijambo ry'Imana nubwo wasoma Bibiliya mu buryo bungana gute, ntabwo ushobora kuzasangamo aho Uwiteka yigeze avuga umunsi azaziraho cyangwa isaha azagarukiraho, mbese igihe ntaho kiri. Nyamara tuzi neza ko azagaruka, kubera ko muri Yohana 14 umurongo waho wa 3 we ubwe yarabyivugiye ngo, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ni isezerano ry'ukuri, ijambo ry'iteka ritazigera risubirwamo, kuko Uwiteka yararyivugiye kandi icyo yavuze cyose aragisohoza. Bivuga ngo rero azagaruka, ariko ntigeze atumenyesha igihe azagarukira. Kuri wowe azaza ryari? Kuri njye azaza ryari? Duhagaze he? Twiteguye gute kugira ngo ubwo azaza tuzabashe kujyana nawe? Kuko ntabwo azatwara uwo ari we wese ngo ni uko yabivuze. None se inshuti yanjye, waba utaratwawe n'iby'iyi si ukaba utafite inzira? Ese uri hehe muri uru rugendo? Waba se warategereje Yesu cyane ukavuga uti igihe cyo kumutegereza wenda ndarambiwe, bavuze ko azaza ryari? Waba uri he? Waba ugihagaze ku ijambo ry'Imana? Umutima wawe se warahindukiye ujya kure, cyangwa umukomeyeho ahubwo noneho kuko wumva ko ari we muntu ushoboye byose kuri wowe? Nagusaba gusoma muri Matayo, reka wenda vuga igice cya 25 umurongo wa 13, ariko bibaye byiza iki gice cyose wagisoma, kuko umurongo wa 13 uravuga ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ntago tuzigera tumenya igihe Uwiteka azazira, nta uzayigera abwirwa ibyo uwo munsi. Azaza nk'umujura, nabyo biranditse muri Bibiliya. Ariko igice cya 25 kiraryoshye cyane, kuko kivuga ku bakobwa bari abapfu, abandi bazi ubwenge. Bamwe ngo bajyana amatara yabo batitwaje amavuta yo kuza kongera mu matara mu gihe araba yashizemo, abandi bo barayitwaza. Wibaze nawe ngo ese iki gihe uracyafite ya mavuta ugenda ukomeza wongeramo ugitegereje umukwe, cyangwa uzamera nk'abo bakobwa bapfa? Wasoma icyo gice kugira ngo kigusobanure neza kugaruka kwa Yesu, ukuntu bamwe bazaba batiteguye mu gihe abandi bazaba biteguye ko bazaba bafite ayo mavuta bakomeje kubika. Iyo Bibiliya itubwira kuba maso, ntago bivuga kurara ukanuye cyangwa kudasinzira, ahubwo bitubwira gusenga, bikatubwira kubabarira, mbese gukora bya bikorwa Uwiteka adushakaho. Rwa rugero rwiza Yesu yatweretse bidusaba gukunda, bidusaba gukora ibyiza. Ni ukuvuga kudatezuka mu kwizera kwawe, ugahora uri imbere y'Uwiteka. Nubwo iyi si yakurushya, nubwo ibigeragezo byakugeraho, ibyo byose jya wibuka ko turi mu isi itari iyacu, kandi wibuke ko na Bibiliya ivuga ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko nyine Satani yari yoherejwe mu isi kandi niwe muyobozi w'iyi si. Rero ibikugerageza, ibikuriho byose, jya umenya ko ari uko Satani ari kuri iyi si, kandi nta kindi ashaka nuko agomba kutugusha kugira ngo natwe tutazajya mu bwami bw'ijoro. Ariko nubisobanukirwa ukamenya aho wateguriwe, kandi ko Uwiteka akubwira ngo azagaruka, kandi ko ukwiye kuba maso, uzamenya icyo gukora. Hari ikibazo wari ukwiye kwibazaho? Ese ubutekereje nkubwiye ngo ubu ngubu tuvugana Yesu araje, umutima wawe urabyumva? Urumva wishimye cyangwa urikanga? Kuko iyo wishimye nuko uzi ko nta kintu na gito wishinja, uvuga uti naza nta kibazo rwose ngenda mwiteguye. Ariko iyo wikanga nuko uba ukivuga uti ego ko harya naraye nkoze iki, harya ubundi nakoze iki, ese ubundi narabyihanije, ese ubundi mbese uba wumva ko hari ikitagenda neza muri wowe, ukamera nk'uri kuvuga uti oya nabaretse gato reka mbanze nitegure. Ariko se utegereje iki kugira ngo witegure? Reka mbabwire inzozi nahawe muri iyi minsi ukuntu zatumye nkomeza nanjye gutekereza kuri iki kintu ngo Yesu araje kuri wowe, kuri njyewe. Ese duhagaze hehe?
umunsi umwe nararose ndota mbona famiye, yari famiye y'abantu, mbese mbona bose bari kumwe bameze nk'abakoze ikirori, hari ibiryo byinshi bari kurya, mbese yari famiye yose. Niba mvuga famiye wumve basaza babo, bashiki babo, ababyeyi, abakuzira, mbese ababyara babo n'abatante babo n'abaonkre n'abana b'abana. Noneho nabonaga n'abana bafite baba mu mahanga nabo bari kumwe batashye mu gihugu bari gusangira, n'abashuti babo bafite muri ibyo bihugu by'amahanga nabo babajyanye muri icyo gihugu barimo basangira, ubona mbese ari ikintu cy'ikirori. Noneho b'abana batoya bo muri wa muryango nabonaga ari nk'abana bari mu myaka 9, 8, imyaka 10, ukabona bari gukina muri urwo rugo bari gusangiriramo, ubona bababwira ngo nimushakishe buri wese icyo ashaka gufata yatwara nyine nka gift. Umwana umwe yasohotse muri iyo nzu afite ingofero yanditseho izina ry'umuperezida w'icyo gihugu. Noneho undi muntu ahita amubwira ngo iyo yo ntago uriya mwana ari buyiguhe kuko ubwiyo ngofero nabonaga ari y'umwana mukuru, nibaza ko afite wenda nk'imyaka nka 30 gutyo. Avuga ngo uwo mwana nyine nyirayo ntago yo yayiguha kuko mbese wabonaga ari nk'aga souvenir, sinzi ukuntu nabyita, mbese ni nka cya kintu ushobora gusigarana cy'umuntu wenda uvuga uti nyine mwibukiraho se, sinzi ukuntu nabyita, ariko byari muri ubwo buryo. Nta minsi rero iciyemo, navuga ngo umunsi w'ejo nijoro nibwo noneho narose ndota mbona ngo imodoka yari imeze nka Daihatsu, sinzi niba koko ariko zikitwa, ariko ni za modoka ziba zifite ikintu cy'inyuma nyine abantu bicaramo inyuma. Mbona hicayemo abantu 4, umwe mu bari bicayemo inyuma afata pistole arirasa. Uwo wirashe yari umuntu ukomeye, nabonaga ari umuntu ukomeye wo muri abo bantu. Noneho amaze kwirasa, kuko iyo modoka yari imeze nk'iri kugenda, wabonaga uwo muntu ukomeye ameze nk'uwayobewe icyo gukora, byamucanze yirashe babandi bari kumwe nawe babura icyo gukora. Ariko kuko bari bageze ahandi hantu, nabonaga basanga abandi bantu bari babategereje, nabonaga ariko bameze nk'abasirikare, nuko amasura yabo nyine yabonaga, ariko uwari ubategereje n'abandi bari kumwe nabonaga bameze nk'abafite imbunda. Uko imodoka rero yari ikihagera, wa wundi ukomeye agahita yirasa, babandi bagize ubwoba abari babategereje mbona bahise babahereza imigozi ngo nibibwirize biyahure, bo ubwabo biyahure, kubera ko niba uwo muntu mbese ukomeye yiyishe, ariko abandi bo ntibari busobanukirwe ko yiyishe. Mu by'ukuri bumvaga ko muri abo 3 basigaye nibo bazi igishobora kuba cyabaye. Ubwo rero babahaye imigozi ngo bizirike biyahure. 2 mbona bafashe imigozi batangiye kuyizirika nk'abagiye kwiyahura, ariko bayizirika bagenda bahunga, mbese bava muri abo bantu. Ariko abo ngabo mbona bameze nk'aho bizeye ko kuko abo bantu bari bugende bakiyahura, ariko abo bantu ntibiyahuye kuko bafashe imigozi babereka nk'aho bagiye kuyambara ngo biyahura, ariko ntibiyahura, baragenda. Nabonye bakomeza urugendo baragenda, mbese bameze nk'abihishahisha. Mbona baciye ku nsengero, mbona bari guhura n'abandi bantu mu nzira, ariko bo bakomeza bari kumeze nk'abahunga bareba inyuma ko abantu batabakurikiye. Ngiye kubona nabonye bageze ahantu bari bicaye, wabonaga bimeze nk'aho bicaye ahantu ku gasozi bareba ahandi hantu hasi. Mbona aho hantu bari kureba hari abasirikare benshi na bya bimodoka by'abasirikare, mbese ubona ari abantu bari kwitegura. Nabonaga hameze nk'aho hari ikibambasi imbere yabo, ariko biteguye nko kugisunika. Sinzi niba navuga wenda ngo ni umupaka utandukanya ikintu runaka, sinzi niba navuga ngo ni icyo kibambasi gitandukanye iki n'iki, ariko wabonaga rwose ari benshi, bari benshi biteguye gutambuka. Nabonaga ari abasirikare, ntazi ngo barerekeza hehe. Aho niho nabashije kwicura, ariko mu gutekereza ngarutse nanone kuri iyi nkuru twavuganagaho, niho mvuga ngo kuki nshobora kurota nkarota abo basirikare, kuki nshobora kurota nkarota uwo nguwo wiyishe wiyahuye. Bivuga ngo igihe cyawe yaba ari intambara ibaye ukayipfiramo, igihe cyawe kiba kirangiye. Igihe Uwiteka yaguhaye cyo kwitekerezaho, cyo gufata umwanzuro, cyo guhindukira, igihe cyawe kiba kibaye. Uwo wiyahuye nawe igihe cye kiba kirangiye. Ese uhagaze he mu by'ukuri kugira ngo wumve neza ko igihe Uwiteka yakugeneye, igihe Uwiteka yagarukira, yasanga wowe uhagaze gute kugira ngo mubashe kujyana? Nshuti mwene data, kwitegura ntago ari amagambo, ni ubuzima bwo mu bukuri.
ni ugukunda, gusaba imbabazi, ni ugukora ibyo Imana yakugambiriyeho, ni ugufata itabaza ryawe ukaryatsa nk'abakobwa b'abanyabwenge nk'uko twabonye muri Matayo 25, ugategereza umukwe mu byiringiro. Yesu ashaka kugusanga uhagaze nk'umunyakuri, ufite umutima we, mbese waramwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe mu mutima wawe, kandi ufite kwizera gukwiye kwa kundi kutaryarya. Ndagusaba ngo ufate umwanya w'amasengesho, usaba Imana ikugarure aho mbese wumva wowe utarukiri uhagaze bikwiye. Niba hari ibyaha ufite, usaba imbabazi, Imana iracyari inyembabazi. Niba mu by'ukuri hari uwo utababarira, umubabarire, kuko igihe cyo kwitegura ni uyu munsi, ntago ari ejo, nta nubwo ari mu minota, n'ubu ubungubu turi kuvugana, ubungubu uri kumva iyi nkuru, nicyo gihe cyawe. Hari impamvu Uwiteka wenda yemeye ko iyi nkuru yakugeraho, kuko ari cyo gihe cyawe cyo kwitegura. Yesu aracyagutegereje, urukundo rwe ntirurashiraho, imbabazi ze ziracyahari, aracyagutegeye amaboko. Ntukizere, ntugategereze igihe, ahubwo wizere Kristo. Ntukarebe ngo imyaka irashira, iminsi iri gushira, uko nabyumvishe ntabwo araza azabaza. Oya, izere Kristo kandi ukomeze gukomera muri we, maze urebe ko igihe azazira uzabona ibihembo kandi bishimishije. Nshuti mwene data, niba wumva iyi nkuru hari icyo yakumarira cyangwa yamarira inshuti, nagusaba gukora like, ugakora na share, kugira ngo n'undi uwo ari we wese wumva iyi nkuru ikwiye kuba yagira ikimumarira nawe uyimusharinge, ndetse ngusabe no gukora subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhana umugisha.